QPC. Question posée par Carole. Muraho neza, nitwa Isimbi Dee, ndi umuhanzikazi uturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, hanyuma hano rero ngiye gusoma ibibazo nabajijwe nzajya nsubiza. Yego, ni ayahe mazina yawe ya vrai? Ariko mani igifaransa cyanjye koko. Okay, nitwa Isimbi Umutoni Dorcas, ari naho havuye izina D, nahinnye Dorcas nitwa D. Ubwo rero amazina nyakuri nitwa Isimbi Umutoni Dorcas. Yes. Hanyuma ikindi gikurikiyeho kirabaza ngo iyo unyoye inzoga umeze gute? Mugabo sinwa inzoga, ntago nywa inzoga, sindanazigerageza. Yeah. Hanyuma gikurikiraho kirabaza ngo nizahe nizihe njya zo mu Burundi wakunze gufungura? Okay. Abantu batumva ikirundi bavuga ikinyarwanda, injya ni ibiryo. Abacu tubyita ibiryo. Ko ari byinshi we. Nariye indagara, nariye sangara, imikeke, nariye n'amafi asanzwe nyine, inkoko noneho. Hano bafite ukuntu botsa inkoko ukayirya ukavuga ati we, ubu ngubu ngiye kuva igihe naziye ntababeshye maze nko kwiyongeraho nk'ibiro nka 5. Nariye n'uburobe, pilau. Noneho reka mbabwira kandi kantu karenze. Nagiye ahantu gutya, ngiye nkunda kujya ku muhanda nkigurira ibiryo byo ku muhanda. Nagiye ahantu mu gakaritsiye, ngura ibiryo, ngura ibiraya, ubwo ni ibirayi na voka n'ibishyimbo. Nyine ubona ko ari ibintu biri simple ariko byarandyoheye, nararyohewe kweri. Ubwo ibyo ni ibiryo nyine nariye hano mu Burundi. Nariyemo amasambaza ya indagara, amafi asanzwe, imikeke, uburobe, n'ikindi da ni pilau n'ibirayi imvange. Yes. Igikurikiraho kirabaza ngo umaze iminsi ingahe umaze iminsi ingahe ino mu Burundi? Ni iki cyakuzanye? Okay. Actually naje ahangaha last Saturday cyangwa samedi iheze. Naje ahangaha kwa gatandatu ushize. Icyanzanye hano ni ibikorwa by'umuziki, harimo gusohora iyi ndirimbo nakoranye na Dramati yitwa X Love, no gukora video shooting hano. Bivuze ngo nazanywe no gukora umuziki, gusohora indirimbo yanjye na Dramati no gushutinga video yanjye y'indi ndirimbo nzasohoranya hanyuma y'iyi ngiyi nyine. Yes. Ikindi ko mbona bishize vuba se kandi nshaka gukomeza. Wiyumvishije gute gukorana na Dramati? Mugabo byari byiza. Urumva iyo ukoranye n'umuntu wo mu kindi gihugu biba ari yindi touch nshyashya ubugize, sibyo? Like ubwari ubwa mbere nkoranye n'umuntu wo mu kindi gihugu, niyo collabo yanjye ya mbere yo hanze nakoze, nawe ndakeka ariyo ya mbere yo hanze yakoze. Urumva rero twahuje imbaraga, naranabikunze cyane. Ndakeka ari ibyo. Yes. Hanyuma ikindi okay, nta kintu kiriho. Ni iki kintu wakunze ngaha mu Burundi? None se kari byinshi, ariko actually ikintu cya mbere ngiye kuvugaho
nakunze ahangaha ni ukuntu abarundi bafite clear heart cyangwa se umutima ukeye, bagira urugwiro, barakunda abantu nyine, barakira abantu n'urugwiro nyine, bafite urukundo rwinshi. Kuko ntago mbivugiye yuko ndi Burundi, ko nkurikije ukuntu iwacu bakiramo abantu n'ukuntu hano mwanyakiriye biratandukanye. Gusa ku bijyanye n'amaserivisi amwe namwe muri hoteli harimo abantu nyine batarabyumva neza, nyine bitarakosoka, ariko abantu in personal, like abagenzi, inshuti, yo barantembereje, mana yanjye banjyanye hajya ni kuri plage ntabwo mvuga igifaransa, banjyanye kuri plage, barantwara mu studio, baranjyanye muri karaoke, nararyohewe, umva bagira urukundo, baramfashije. Hano na fesinze nyine ibibazo, urumva hari utubazo nagiye mfesinga two muri hoteli hato na hato nyine kubera utuntu ntagiye nkunda, baramfasha kunyimura abagenzi banjye ba hano i Burundi, nta kintu mana baramfashije no kugira ngo mbe ndi hano, ni ukubera nyine abagenzi banjye babashije kunkonekta, nagiye mbona connection kubera abagenzi banjye b'i Burundi, urumva baranyakiriye neza, ndaryoherwa, barambaza uko naramutse, niba nariye, bakamfasha muri déplacement. Urumva rero nicyo kintu nakundiye abarundi, mugira urukundo. Yego, ubona gute industry yo ngaha mu Burundi? Ya, ikibazo kirakomeyeho gatoya. Industry y'umuziki hano icyo nayiboneye cyo nuko biroroshye kugukunda, biranoroshye kukwanga. Niyo experience nabonyeho hano mu gihe gito nahamaze. Iyo bagukunze baragukunda, ariko kandi iyo bakwanze heba barakwanga nyine, ntago bazi kuryarya. Ikindi navuga kuri industry y'abarundi nuko mufite impano ziteye ubwoba, kandi ntago mbivuze kubera yuko ndi Burundi cyangwa ngo wenda mu kinyarwanda byita gucinya inkoro. Gucinya inkoro sinzi ukuntu mu Kirundi nabivugamo. Gucinya inkoro ni nko kugerageza kuba mwiza ku bantu kubera ko ako kanya muri kumwe ngo bagufate neza. Ntago ndi gucinya inkoro rero. Mufite abaririmbyi bateye ubwoba. Ngiye nagiye muri karaoke zanyu ndareba abana, ndavuga nti wi, abahanzi banyu bari flexible, abasani baraza muri karaoke ntibatinye guhura n'abafana. Nyine mufite impano, amajwi ari amajwi mufite mu Rwanda ndakurahiye, nabayafite twababara gutya ku ntoki uko 1 2 3 4 bangaye, sibyo? Mwe mufite impano, abana bazi kuririmba, ariko ikibazo ahantu kiri aho nakiboneye ni uburyo mucuruzamo, like market yanyu iracyagoye cyane, wenda bitewe na system wenda mukoreramo. Ndakeka ariho wenda byaba ikibazo kiri, kubera ko abantu barahari, baranabafana, usanga indirimbo zanyu bazizi, amaradiyo barabacuranga, ariko wajya kureba hit umuntu afite mu gihugu, wareba na views afite ugasanga ntibimacinga, ugasanga ahubwo umuhanzi wanyu ya deservingaga ibintu binini cyane, akaba byibuze afite nk'amamiliyoni nk'5 cyangwa 10 kuzamura kubera hit afite, ariko ugasanga afite 300 400. Bigaragara ko abaturage banyu bumva indirimbo cyane, ariko kujya kuri YouTube bakore subscribe haracyarimo akabazo. Nyine mu buryo bwo gucuruza nibwo navuga nicyo dutandukaniyeho namwe. Twebwe bacu baracuruza, ugasanga umuntu uririmba nabi nk'ikiradiyo cyashizemo amabuye, umuntu uririmba nk'uradiyo rwashizemo amabuye, ugasanga afite views, urumva baramukurikira, ugasanga yirwa yatwitsa ahantu hose, kwibaza ari gutwikisha iki. Ariko wazi Burundi bafite impano zimwe zo gucuruza, zo kwereka abantu, ugasanga ntibakuru nyine, ntago bafite babakurikira cyane kuri social medias. Niho ahantu navuga ngo niko akantu nabonye nyine kuri industry yanyu. Ariko actually impano, mana yanjye murarenze. Uko nyanicara nakumva indirimbo y'u Burundi nkumva amarira. Hari abantu nyine numva indirimbo zabo nkaba Andi Mwag, baba Double J, ba Sati B, ba bafise n'abandi, nkumva indirimbo zabo nkumva birarenze. Ariko najya kureba kuri platforms zabo ugasanga aba subscribers ntago bahagije, ugasanga aba followers nyine ntabwo ari baba followers nyine babasani, nyine birambabaza ngewe. Ariko actually impano zo sinakwirwa mbigarukaho, murarenze. Na production yanyu ni nziza, ariko mukeneye abantu baze baba sunavuga gute, bashoremo amafaranga afatika, mugure programme zo hanze, mwe muzifite, ama system bakoresha muri production mwe muyafite, kuko ibintu byose nta kintu
visage nziza murabifite, mufite abasani bafite beauty bote, urumva bari fashionable, bazi kwambara, bambara neza, basa neza, bafite imiduga, ariko nyine ako kantu konyine niko nabonyeho, ariko actually muziki yanyu ni nziza. Noneho mbabwira ikintu gitangaje, iwacu tujya dukora ibintu byitwa igisope. Wibeshye ukajya mu gisope ugasohoka utaririmbye indirimbo z'abarundi ntago bakwishyura. Wibeshye ugasohoka gatoya utaririmbye indirimbo y'abarundi bahita bakubwira ngo wakishe. Bivuze ngo indirimbo zanyu hari ahantu zigera. Ari nacyo impamvu mbabwira nti mushyire imbaraga muri system ya internet, abantu babamenye. Niba waguze megabyte z'ijana, umakinga ushaka ko byibuze 50% za megabyte waguze za support inzu umufana, sibyo? Nako umusani, sorry, yes. Nicyo ngicyo navuga kuri industry yanyu. Tubwire ijambo ry'ikirundi ukunda hamwe niringora kuvuga. Nasa amajambo nkunda y'ikirundi kari menshi. Irya mbere, he mutama. Mutama, tuganire ntuvuge muta. Ubwo nyine bitavuga noya, wewe uri kumbeshya. Mutama, irya ni ryo jambo rya mbere. Iyindi kare byinshi. Bizimvye, urumva? Harya, ariko irindi rijya ringora surira harida. Surira hari ijambo ringora kuvuga ry'ikirundi. Haryo kereka wenda amasaku mukoresha. Amasaku sinzi niba amasaku ubutinde mu magambo wenda hesha mugabo urabona urabye nyine ari amasaku. Nshobora kuvuga ijambo ry'ikirundi ariko ntashyiramo isaku kumva wagira ngo ni ikinyarwanda muze, so ntago navuga ngo ni irihe. Arahari nyine nayo na butinde hagati nyine y'amajambo. Yego. Ikibazo cya nyuma rero aricyo tugiye gusorezaho, hahita mbasezeraho. Watangiye gusohora indirimbo mu kwezi kwa 3, ubu ukaba ugeze ku rwego rushimishije mu mwanya muto, ubigenza gute? Ikindi kibazo nacyo gifite ubusobanuro burebure. Kambaho ibanga. Ikintu cyo nababwiraho ko ahangaha nuko abafana ntabwo ugomba kubahereza akaruhuko na gato na gato. Mu gihe ufite ubushobozi bwo kuba wabahereza ibintu runaka, like ufite production ntabwo biri bukugore kuyibahereza, ufite video, ufite promotion, ibyo bintu niba uzi ko bifite uri umusani ntabwo ugomba guhereza umufana n'akanya gatoya ko guhumeka. Mukubita imizigo, muhereza ibikorwa. So natangiye umuziki mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka, nibwo nakoze nibwo indirimbo yanjye ya mbere yagiye hanze. Kuva mu kwezi kwa 3 kugeza ubu ngo mfite indirimbo 5 hanze. Uribaza ngo nsora indirimbo gute? Ntabwo nyakiramo tamoro. No kuvuga ngo nsora indirimbo nyuma y'ukwezi, ukwezi n'igice mba maze gupanga indi project yitijya hanze. Ntabwo nyanyuzamo nyine ikinyuranyo cy'amezi ngo 3 4, oya. Niko ngiye mbigenza. Kandi ikindi, abafana iyo utinze barakwibagirwa. Turetse no kukwibagirwa, tuba turi hanze turi gukompeta, like competition hagati y'abasani. Iyo utinze gutanga product hanze, abandi muhanganye muri iyo industry baba bari gukora. Hari bari no kuza n'abandi bashyashya. Iyo bose bari kuza utari gukora, ugira gutya ngo ugwa nk'ivoka. Uhubuka nk'ivoka. Rero ntago umusani aba akwiye gushyira mu mwanya munini ngahereze umwanya munini abafana bo kumubura. So rero ngerageza uko nshoboye ngo mbakipinge, kandi abantu bagukunda bitewe n'ibyo wakoze. Kandi kugira ngo unasarure bivana nuko wakoze. Imbaraga w'investisa cyangwa se ukora investing, imbaraga w'investa nizo ziguhereza uwo musaruro. Niba nkora indirimbo igasohoka mu mezi 3, igasohoka haciye amezi 3,
urumva ntago umusaruro nzabona ntago ngana n'umuntu usohoye indirimbo 2 mu mezi 3. Turatandukanye. So rero ntago sinjya mpereza abafana banjye akanya ko kuruhuka bavuga ngo harya ngo Isimbi Dee ngo yagiye, ndahari muzaguma mumbone, urumva mbahereze hit after hit, picture after picture, interview nyuma y'indi interview. Nta mwanya wo kubahereza mfite, kereka umunsi nzaba nabuze ubushobozi bwo kubahereza produit, nabuze amafaranga nyine yo kubahereza product, ariko mu gihe nkifite ubushobozi bwo kuba nakora indirimbo ikajya hanze, umva ninjye namwe. Ari nacyo nshishikariza n'abarundi bakwiye kubigenza gutyo, mukore mwa approaching abasani. Nabonye kandi abarundi ntago biyemera, ntago abarundi abahanzi banyu ntago nyine biyemera, barumvikana, barakundana, barakira abanyamahanga cyane. Mujye mwa approaching abasani bo hanze, niba yaje mu mugote abaho ngaho bahaye ikintu kinini.